Imana yampaye yerekwa, yego, inyereka ikibaya kinini, yego, kinini cyane, ngiye kubona mbona cyuzuyemo amasanduku n'Imana ahantu ndasenga, n'abana Imana ashaka kuva k'uyu musozi mbonye amakuru. Ari nijoro Imana inzanira iyerekwa bwenda gucya. Imana imaze kuma amakuru inyeretse Theogene ari kubabazwa kanya gato cyane ariko agahita ava muri gereza. Ubwo ngubwo nahise mvuga nti kabiri maze k'uyu musozi karahagije, Imana ivuganye nanjye kuko usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira, kuko hari n'ubundi butumwa butandukanye yari impaye. Ubwo natashye mfite amakuru yizewe yuko Theogene agiye kuva muri gereza. amen, Ngiye kubona mbona za serekeye zirimo imirambo. yego, Imana irambwira ngo Imana imamagara yamamagaye ndi umucuruzi. Anyumva neza? Yamamagaye ndi umucuruzi. Ibintu birahomba neza, birayoyoka, bigera ku rugero rwo gusonza, tukamara gatatu nge n'umugore tutarya. Biriya manurira Theogene nari imaze iminsi 2 ku musozi wa Kanyarira. Ntabwo nabivuze, navuze ngo ni ku musozi, ariko ngewe naragiye nigira ikanyarira, ndagenda nihererana n'Imana ahantu ndase. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura, Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Twongeye kubaha ikaze mwe mukurikira Yesu Niwe Nzira TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Niba urwaye Imana igukize, niba udafite amahoro mu mutima Imana iguha amahoro mu mutima. Hanyuma mwe mwese mudukurikira muri ku mpera z'isi zitandukanye, mwese mugenda muri ibiganiro byacu, mugenda mukora comment zanyu, turazibona kandi gukora comment zanyu ni ingenzi. Hanyuma dufata akanya tugacishamo amaso tukareba ibyo mwanditse, bishatse kuvuga ngo comment zanyu ni ingenzi. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu, twakiriye umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Hanyuma mwese muramuzi, uretse wenda ko yarataragera kuri channel yacu ya Yesu Niwe Nzira TV, ariko asanzwe atanga ubutumwa bw'Imana. Hanyuma tugize umugisha cyangwa tugiriwe amahirwe yo kumubona. Kari umukozi w'Imana. Ya murakoze cyane. Muraho neza. Turashimye Imana. Amahoro y'Imana nabane nawe. Nawe kandi muhorane. Imana iguhe umugisha. Hanyuma utaribwira abantu, nari mvuze ngo nawe utarakora subscribe uyikore, share, comment, like n'ibindi byose usangiza abandi ubutumwa kugira ngo tujye dufatanya gukorera umugisha w'Imana. Hanyuma ndagira ngo twakire umukozi w'Imana yibwire abadukurikiye kugira ngo tubane tuziranye. Ni karibu no kwibwira abadukurikiye. Murakoze kuduha ikaze hano kuri channel Yesu Niwe Nzira TV. Imana ibahe umugisha. Amen. Amazina yanjye ni Munyarubuga Vedaste, Zayinambaho Akaramata. Yego. Ubwo rero Imana ishimwe, niho twagera kuri icano Yesu Niwe Nzira TV. Yesu Niwe Nzira TV. Yes. Ubwo rero nabyo Imana ibihererwe icyubahiro. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore, mfite n'abana 3, ndi umukozi w'Imana. Yego. Murakoze. Imana igumugisha mwana w'Imana cyangwa se mukozi w'Imana bitewe nuko ubivuga. Hanyuma tugira umugisha wo kukubona. Hanyuma wabutuye mu zihense, kuriho murimo mu nzu y'Imana cyangwa se mu itorero, kuriho murimo. Yego, murakoze cyane. Mu nzu y'Imana nsengera mu itorero ADPR. Yego. Ntuye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Musanze. Okay. Ubwo rero nuko nguko nkora umurimo w'ivugabutumwa mu itorero. Imana iguhe umugisha. Hanyuma tugira umugisha wo kukubona, turihangana turakubaza, waba ukora akazi ki mu mirimo isanzwe y'amaboko? Watubwiye ko ufite umufasha, ufite abana bangahe, kugira ngo abantu badukurikiye kuri Yesu Niwe Nzira TV bakumenye, bajye bamenya uwo bazaya bari kumwe nawe cyangwa babanye nawe. Yego, murakoze cyane. N'ubundi kuko ntuye mu mujyi, ahantu ndi ni mu mujyi, ntabwo ari mu cyaro. Yego. Mu mujyi rero burya tubeshwaho no gucuruza. Okay. Murakoze. Imana imuha umugisha, ariko ntabwo tubwiye abantu ufite.
nabavuze mfite abana 3. aya imana iguha umugisha muntu w'Imana. Hanyuma ndagira ngo tuganire ku byo ndi kubona muri iyi minsi, yaba mu nsengero, yaba mu bavugabutumwa hanze, yaba mu bahanuzi, mu banyamasengesho. Ndagira ngo tuganireho gatoya, hanyuma ubundi tuze gusoza dusengera abantu kugira ngo Imana ibagarurire ibihe kuko baranyazwe. Hanyuma ndashaka kubaza, iyo ubonye nk'umukozi w'Imana hagurukiye undi akamurwanya, biriya bintu bibona ute, bitekereza ute, uba wumva wagira ihe nama bariya abantu? Kuko hari igihe mbona nkabona umuntu azanye nk'ubutumwa kuri YouTube channel, undi nagaguruka akajya ku yindi channel akamurwanya, akagaragaza n'uburyo ki biriya bintu avuze atari iby'Imana. Wowe bivugaho iki? Ya murakoze cyane. Biriya ni ikibazo. Muri uyu murimo ntabwo ndi nyamuza vuba. Njya nkunda kugira n'abantu benshi inama. Yego. Muri make ndi inararibonye. Yego. Ndi umuntu uzi ibintu bitandukanye. Yego. Muri uyu murimo rero habamwo intambara. Mbese mu kibazo mutubajije, turagira inama abantu, turagira inama uwa mbere ni uriya muntu uteza ikibazo, tugira inama kabiri uriya muntu nawe utezwa ikibazo. Buriya muri uyu murimo uhereye kera kose, ba Pawulo bavuze ubutumwa, ariko ukumva rimwe na rimwe bababohesheje iminyururu, ubundi mu nzu z'imbohe, ubundi barakubitwa ibiboko. Mu yandi magambo, uyu murimo Satani arawurwanya. Niyo mpamvu iyo mpagurutse nka gutya nkaza kuvuga ubutumwa bwiza, Shitani warareba akavuga atari ku bundi biriya bintu ari kuvuga, ubundi nabitesha agaciro gute? Akagenda. Wibuke yuko burya mu gihe cya Adamu na Eva ntabwo Satani yakoresheje ibiti, ngo yaragiye yinjira mu mugore, arangije aramwoshya. Cyagiye Dawidi abara abantu, niba ririya jambo wararisomye, umutwe w'amagambo uravuga ngo Satani yoshya Dawidi kubara abantu. N'uwo nguru Satani wariho kiragenda, n'uyu munsi aracyariho, aracyagenda akagira umuntu runaka wemera kuba igikoresho, akamwoshya, akamubwira ati genda urwanye runaka, genda umusebye, genda umuvuge nabi. Ariko mboneraho kugira abantu inama, niba uzi yuko uri igikoresho cya Satani, umenye ngo n'ubundi ugushije ishyano, kubera yuko Satani buriya akwereka ibyiza mu kuboko kumwe, ariko ukundi gufasha inyundo yo kugukubita mu mutwe. Yego. Bishatse kuvuga ngo bari abantu tubona nk'umuntu yahagurukiye undi akaza kumusabya kuri YouTube cyangwa n'ahandi, cyangwa akaza gutesha agaciro ibyo yavuze, urano umukozi wa Satani. Niko bimeze. None se merutse gutanga ubutumwa bwiza kuri channel imwe, iriya channel yitwa iriya channel ni Negebu TV. Hari ubutumwa merutse gutambutsaho kuri channel yitwa Negebu TV. Ubwo butumwa rero bwavugaga ku kintu cyitwa urukundo rubuze mu bantu. Ariko hari naho naje kuvuga, buriya ibibazo byinshi abantu bafite babiterwa n'ishyari. N'urugero, ubu ngubu njyewe nabayeho mu buzima butandukanye, wenda niba ngombwa tuzabaha n'ubuhamya. Yego. Hariho n'igihe cyabayeho, kandi ndi umukozi w'Imana, mbura na telefoni, abantu bambaza inomero, noneho nkabaha nimero ya telefoni ariko nta telefoni ifite. Yego. Urukumva? Noneho bigera igihe njyewe nidefanda ntira umuntu telefoni wari inshuti yanjye, ari mekanisiye, anizaga telefoni kashaje, karashaje. Noneho umuntu yambaza nimero ko nari ndi kuzenguruka amaparuwase mvuga ubutumwa, noneho nkabura iki, mbese mu buryo bwo kuyandika bikaba ngombwa ko nyandika ku rupapuro. Yego. Ariko ako ga telefoni nkafite kubera kuba kari gateye isoni. Noneho n'urugero njye ninsubiza ikibazo nyisubiza nshingiye ku bifatika. Noneho urugero wenda nkubona atiye telefone, akabona afite telefone ebyiri, ngizi ndazifite. Yego. Smartphone ebyiri. Ariko icyo gihe namutiraga agatelefoni kari ka Nokia, buno bwa gatushe. Yego. Wenda agatangira akagira ishyari ati burya nturi kureba, ati dore
ukuntu ibintu bimeze burya agatangira agahimba ibintu by'ibinyoma byo kunsebya. yego Ahanini ikintu gitera ibyo bibazo mu bakozi b'Imana ni ishyari. hanyuma bishobora ngo Imana ibakize ishyari, Ibakiza ishyari. ibakize Kuko umunyeshyari ni umwana wa Satani. Yewe. Nta munyeshyari uzabona ubugingo buhoraho. Ntawe. Njye mfite ikibazo muri iyi minsi nshaka kukwibariza. Niba umurozi wo muri Tanzania yahuje n'uwo mu Rwanda, uwo mu Buganda agahuza n'uwo mu Burundi, ni gute abakozi b'Imana tutari gushyira hamwe cyangwa se batari gushyira hamwe? Nyine nk'uko mbivuze, buriya Yego. turajya mu byanditswe byera tugere kwa Yosefu. Yosefu yari afite bene se 11, bose ari 10 na bangahe na 2. Ariko kubera iby'Imana yavugaga kuri Yosefu, bene se 11 bose bamugirira ishyari. Sinshaka ko tujya muri Bibiliya ko nawe musoma Bibiliya ibyo murabizi. Siko byanditswe ngo bamugirira ishyari. Barangije batangira kwigira inama z'ikintu bakora kugira ngo bya byiza Imana iri kuvuga kuri Yosefu bitazasohora. Niho batangiye kuvuga bati reka tumwice, bakimubona tuzabwire data yuko inyamaswa z'inka zizamuriye. Ariko ngo havamo umwe witwaga Rubeni, yari yifura, burya umukuru aba nari umukuru. Yego. Abagira inama ati nitumwica turaba twungutse iki? Ahubwo mureke mbagira inama, nimugende dore hari icyobo tumushyiremo, noneho noneho ubundi nitwibonera abaduha amafaranga bayaduhe. Ariko ngo yabivuze Bibiliya avuga ngo we yashakaga uburyo bwo kumutorotsa ngo amukize. Burya nta muntu wangwa na bose. Ariko rari naririmbyemo yaririmo umubyeyi witwa na wangwa na bose, nta muntu wangwa na bose. Noneho rero ngo bamushyira muri cya cyobo, abantu bababonye abaguzi, wa muntu Rubeni adahari baramugurisha. Noneho bamaze kumugurisha Abishimayeli bo mu Egiputa, barangije baravuga batumva rero ubundi bya bindi yavugaga ngo bizasohora bizanyura hehe? Amafaranga barayarya. Ariko byose fondasiyo y'ibyo byose byari biturutse ku ishyari. Na n'ubu ikibazo cyose cyo kudahuza mu bakozi b'Imana, si abavugabutumwa gusa, mu bapasiteri hari intambara, mu bashumba harimo intambara, mu bahanuzi habamo intambara, mu baririmbyi ho noneho ni ikibazo, mu badiyakoni, kuko nanjye ndi umudiyakoni usengewe warambitsweho n'ibiganza. Intambara zo mu badiyakoni ndazizi. Si abakozi b'Imana mu byiciro byose intambara ntabwo zibura. Kandi umuririmbyi wo mu gitabo cy'indirimbo zo gushima, umwe yararirimbye ngo ntihazaburaho intambara, ngo keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha, tukiri mu isi dufashe igihehe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo uzifuza guteranya habone kuza ngo kuramo. Kandi ikindi nabwiye abantu bavuga ngo burya ufashe amagaro cyangwa se amadomoro, reka mbivuge gutyo, abumva ikinyarwanda bazabyumva, igaro rino bavomesha amazi, ukarishyiramo amazi, ugafata irindi garo ribereye aho, ya magaro ukayatereka hano hasi, ukaza ukarikubita umupira ririmo amazi. Ni ukuvuga ngo rya garo ryihagararaho kuko riba rizi ikirimo. None rya garo rero ribereye aho, iyo uriteye umupira rirabarara rikabarara riri gusakuza. Ubu rero njyewe wenda reka nishyire mu rugero, ngereranyijwe n'icyo kigaro, hari ikindimo, nushaka kuza kumena ikiri muri njyewe ntago byashoboka. Ushobora kuntera amagambo kuko ngenzi icyo ndi cyo nkakwihorera, baradutuka tukabihorera. Ariko uriya nawe uraza gusubiza amagambo ugasanga umuriro watse, nawe hari aho abuze ikintu kimwe. Urasabwa kwihangana ukamenya kurinda ikibitsanyo kiri muri wowe. Yes, urakoze cyane. None ikibazo abantu bafite cyangwa se ngira ngo mbabarize, kuko twahuye n'umuntu w'Imana kandi ntago ukijijwe vuba, ntago uri umuza vuba, cyangwa ntago uje kuvanguje gutwikira kuri YouTube cyane ahandi, ko abenshi bari kuza bamwe biyita bavuga ngo bafite umwuka wera w'Imana, bakaza bango nabahanuzi, mu kandi kanya ugasanga niwe bari kubitoba, mu kandi ugasanga niwe bari kubisenya. Tuzabwirwa n'icyo umuhanuzi w'ukuri muri abangaba ari guhanura ukuri, ari no guhanura ibinyoma? Tuzababwirwa n'iki muri aba bantu babiri baje? Hari uje azarwana
urasenye wari uhanuye kandi bose bavuze ko ari umwuka w'Imana ubarimo, tuzababwirwa n'iki aba bantu ko bafite umwuka w'Imana koko? murakoze cyane. Burya ni nayo mpamvu Pawulo yanditse hariya mu rwandiko rw'Abakorino rwa mbere, yandika mu bintu by'impano bigendanye n'impano, hari naho yashyizemo iyi mpano yo kurobanura imyuka. Buriya abantu muri iyi minsi turasenga ngo Mana ngomereza impano ngo yo kurambika, ngo yo gukiza abarwayi, ngomereza impano ngo yo gukora ibitangaza, ngomereza impano ngo yo guhanura, ariko tukirengagiza impano ikomeye cyane yitwa impano yo kurobanura imyuka. Iyi mpano rero irakenewe mu itorero, ariko nanone aho itari. Buriya turashimira Imana, haleluya, Amen. turashimira Imana. Buriya umuntu utwara ikinyabiziga, umuntu utwara ikinyabiziga hari aho bimusaba gukoresha intoki, hari aho bimusaba gukoresha ikirenge, kandi ikirenge niba hano urakandagira kuri feri, ni ukuvuga ngo iki ngiki kigomba gukandagira ku muriro. Bivuze ngo mbese iriya modoka itwawe n'ibintu bitandukanye. Noneho ikindi, amaboko ari gukora, ibirenge biri gukora, n'ibitekerezo biri kugira ute? Gukora. Imana yaremye umuntu icya mbere imuha ubwenge. Ikindi turashimira Imana yaduhaye ijambo ryayo. Haleluya. Buriya ushobora kuza ukavuga ibintu biterekeranye n'ukuri kw'Imana, nkavuga ngo iyera yo unankose n'ahantu. Ejo bundi umuntu yarampamagaye numva biranambabaje, arambwira nteko umukozi w'Imana ngira inama. Njyewe hari umukozi w'Imana rwose n'umuhanuzi, rwose n'umuhanuzi, ati nagiyeyo ngo asengere, ati ngezeyo, ati arambwira ati rero mbere yo kugira ngo usengere, ati kugira ngo izo karande zikuvemo, ati ngomba kubanza kugukorera deliverance. Ati none se deliverance ni ibiki? Ati nyine tugomba kubanza tukaryamana, ati n'ubundi ati izo karande zose zikabanza kukuvamo. Ati ndamubwira ni none se ko nzi yuko iki kintu ari icyaha Imana yanga? Ngo hoya, ngo ntabwo ari icyaha, ngo nituryamana ngo karande zose ngo ziravaho, ngo ziravaho. Ngo nanjye ngo rwose ngo ndabyemera, ngo numva yuko ngo ibyo bintu ngo ari ukuri ngo ambwire. Ati ni inshuro ya kabiri, ati subirayo, ati nabwo arambwira ati tugomba kongera tugakora deliverance. Ati ndamubwira ni nagize ni wenda ati ni cyagiye gusa se, ati none ni ati tugomba kongera tukabikora. Ati ndavuga ni rero, ati ngiye nzabaza umukozi w'Imana umwe. Buriya bene data dufite abantu badasobanukiwe ibintu by'Imana. Ati nzabaza mwene data umwe rwose, ati mubaze ibintu niba koko ari ukuri. Ati nza kubona inomero yawe kuri YouTube. Ati rwose ndavuga ni umukozi w'Imana ndi kubona ari mu mwuka w'Imana, nzamubaza. Ati none ngira inama. Ndavuga nti umva rero wa mukobwa, icyambere saba Imana imbabazi kuko uri umusambanyi wagize intege nkeya. Buriya niyo n'umupagani wo hanze utajya no mu rusengero uzi ko azi ko gusambana ari icyaha, arabizi nawe. aho yani uwakoze icyaha uri umusambanyi. None ndangye ndamubwira ntumva ibyo bintu uwo yakubwiraga ngo ari kukuramo karanda, ahubwo yari kupakizamwe abadayimoni. Nuko ubwo ngubwo ndangije ndamuhugura, umukobwa arangije ambwira ati cyakora ngiye gufata amasengesho rwose, Imana imbabarire iki cyaha, ngiye gufata amasengesho y'iminsi 3. Ati saba Imana imbabazi, Imana imbabarire. Urumva nk'uwo nguwo dufite abantu benshi bagiye bagwa bahuye n'ibyo bintu bimeze gutyo, kandi bahuye n'abantu bita b'Imana. Hanyuma nagera uzo gusobanura umuntu dukurikiye ariko atarakira Yesu umwami n'umukiza, cyangwa se akiri umwana mu gakiza, cyangwa se byaramubayeho nawe. Hanyuma abo bantu no kuvanga abo bantu babiri. Urumva hari uje uvuga ko agiye gukora deliverance, hari n'undi uje uvuga ngo ni Imana. Kugira ngo azamenye ko abantu bari mu mwuka w'Imana bizagenda bite, aricyo nakubajije kugira ngo nanjye ndacyakiriho. Okay, byiza. Ibyo wari kumbaza byose sinari kugusubiza, ntago turakagera ku iyo ntego yo kuba nagishubije. Yes. Ariko iyo ntego nashatse kuyinjiramo. Yego. Navuze ngo icyambere natanze urugero ku mushoferi w'imodoka. Yego. Umushoferi w'imodoka akoresha ibirenge, agakoresha n'amaboko, kuko n'amaboko abatwaye urukumva ahakenewe n'ubundi gushyiramo vitesi, guhinduranya vitesi, ukuboko kugakora, kandi ni nako gutwaye indigisi ari kuyobora
uri kubyumva none n'ikindi ari gukoresha ubwonko ibitekerezo ni ukuvuga ngo rero mw'ibi bintu by'Imana Pawulo yandikira abatesalonike arabandikira ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima muri ibi bintu by'Imana rero ntabwo ari ukwicara gusa ngo ngiye ngo no gushakashaka biremewe no kugenzura biremewe kandi ikintu cya mbere tugomba kugenzuza ubuhanuzi ni ijambo ry'Imana se ubu buhanuzi bugendanye n'ibyanditswe byera niba ari ubuhanuzi bunyuranyije n'ibyanditswe byera ubwo buhanuzi ntabwo buvuye ku Mana kandi cya kabiri uyu muntu uhanura afite mbuto ki Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo niba uyu muntu ari umuhanuzi wakona ukabona nk'ubu ngubu ndi guhanura kuko nanjye ndi umuhanuzi niba ndi guhanura ejo kumva ngo ni njyewe uri gukubita umugore urukumva ni njyewe uri gukubita iki umugore ukumva ngo ni njyewe uri gusambana bagatangira kumvugaho ingeso mbi umenya ngo ntabwo ndi umuntu w'Imana bamwe batangirerega ari bazima bagahinduka kera Satani yarabavangiye niko bimeze ariko tugomba kugenzuza ibitekerezo byacu tukamenya n'amakuru ese uyu muntu kandi no mu byo avuga buriya Bibiliya avuga ngo umuntu naho ari umwana amenyekanira ku byo avuga nuvuga ngo uko byamera kose ushobora kuvuga nkagukurikirana ibitekerezo byanjye ariko akundi wa mushoferi abatwaye ariko ari gukoresha ibitekerezo nkagukurikirana mu bitekerezo byanjye ahita mvuga uyu ni umuntu w'Imana pe cyangwa se umuntu w'Imana niko bimeze Imana iguha umugisha noneho Pawulo yeze avuga aravuga ngo mu minsi y'imperuka aho nitwa turi mu minsi y'imperuka bazaba bikunda badakunda babo bikakaza bakunda impiya aho nitwa turi mu minsi y'imperuka bitewe n'ukuri kubibona ubundi biragaragara iminsi y'imperuka tuyirimo kuko ibimenyetso Bibiliya itanga biragaragara biratwereka ko turi mu minsi y'imperuka niko bimeze pe iminsi y'imperuka yo tuyirimo Imana iguha umugisha hanyuma ndumva ku gace dusa nka tugasoje ndagira ngo tuze gusengera abantu ariko ahanini zo gusengera abantu kugira ngo Imana izo kongera gushoboza abantu ibongerera imbaraga ibagarurira ibihe ibagarurira umwuka wera yongeraza muri bo kuko muri iyi minsi ndi kujya nitegereza nkabona abantu baranyazwe bikomeye we nubona ko abantu banyazwe mu gihe cyashize mu gihe cya mbere najyaga mbona abakozi b'Imana bubakana ariko ab'iyi minsi bari gusenyana nkabona rero ni iyi minsi y'uko twanyazwe rero ndagira ngo ubanze ugire tukiranga abanze ugire nk'abantu babiri inama umuntu wari mu cyiciro cyitwa gusenya abandi no kuroga abandi abarogesheje amagambo aba bantu bagira inama ukiri aha hantu buriya ikintu cya mbere hari ubutumwa mperutse gutambutsa kuri channel Iry'Ukuri TV mbutambutsa no ku Musaraba TV Imana yampaye iyerekwa inyereka ikibaya kinini cyane ngiye kubona mbona cyuzuyemo amasanduku sino serekeye noneho ngiye kubona mbona za serekeye zirimo imirambo Imana irambwira ngo ukuri kureba aya maserekeye arimo imirambo nabitwa abakozi b'Imana ariko ndeba nkabona n'ubundi barapfuye byararangiye ubu rero iki kibuga turi gukoreramo umurimo w'Imana harimo abantu barangiye bapfuye ubwo rero Bibiliya ivuga iki Pawulo yandikira Abefeso yaranditse ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke Kristo abona uko akumurikira nuko ngo rero bari abantu buriya ntago bazi igihe bagezemo nabagira inama yo kureka ibyo barimo mu by'ukuri ahubwo bagakizwa bakaba abana b'ijuru kuko buriya biteye agahinda iyo somye Bibiliya nkasoma ariya jambo Yesu yavuze ngo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 7:22 ngo benshi kuri uwo munsi bazambaza bati mwami nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe nitwahanuraga mu izina ryawe ngo nibwo azababwira ngo nimumve imbere mwankose si bibi ntabwo nigeze mbamenya nubwo turimo dukora umurimo w'Imana
umuririmbyi yaravuze ngo ibyo nkeneye byose sikomera ko mbibona. Ni ukuvuga ngo rero hari ibyo tutazabonera muri iyi si tuzabonera mu ijuru. Abantu ntibakizwe neza baba abana b'ijuru, baba baragwa b'ubugingo buhoraho. Kandi ikintu gitera n'ibibazo nubwo twavuze muri makeya, hariho no kubeshya. Ibi bintu abantu barabipirata, harimo pirate mu by'ukuri. Hari uwigishije aravuga ngo Bibiliya, ngo babonye Bibiliya igura makeya, baragenda bajya Nyabugogo bajya kuyigura, barangije nabo baraza n'indimi barazirepeta, barangije bigira abahanuzi atari bo, mu by'ukuri bakavuga ngo iravuze itavuze, ariko abo ngabo bagiye kugusha ishyano. Icyababera cyiza ni uko bahindukira bakareka ibyo byose, bakakira umwuka wera, mbese bakaba abana b'ubugingo buhoraho. Ariko icya mbere ni ukurekura ibidafite agaciro. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo nukura ibishimwa mu bigawa, amina, ngo nukura ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. None nuba nk'akanwa k'Imana ntuzahanura bikaba, ntuzavuga bikaba. Erega buriya abantu bazi yuko guhanura kwacu ari ugutitira ngo wapi. Njyewe Imana nyiri ijuru n'isi iba muri njyewe, ikorera muri njyewe. Iyo mvuze ngo iguhe umugisha, umugisha uraza. Ubwo se hari ubwo mbanje gutitira. Iyo mvuze ngo buriya twebwe dufite uburyo bwo kuzanira abantu umugisha cyangwa umuvumo. Nkuvuzeho umuvumo wakugendaho ukazata n'umutwe. Niyo mpamvu twebwe turi akanwa k'Imana. Uriya muntu unareka ibyaha, nakura ibishimwa mu bigawa azaba akanwa k'Imana, kandi Imana imwemere inamukoreshe. Ni uko nguko bimeze. Hanyuma mugabo, turagushimiye ko iki kibuga hari ukuntu tujya tubona abantu batangira neza, umaze guhugura abantu, ariko nawe reka nkubazeho gato. Hari ukuntu abantu batangira neza bakaza bari mu murongo w'Imana, ariko nyuma yo babona ifaranga rikaza gutuma bava mu murongo. Aho wowe uzanye iyihe mpinduka, cyangwa se ugiye gukoresha iyihe mpinduka muri iki kibuga cya social media? Murakoze cyane. Niba nababwiye ko njye ntari inararibonye no muri ibi bintu, mu by'ukuri nababwiye ko ndi inararibonye muri ibi bintu. Kandi ikindi kinkomeza ni ukuba njye naraje muri social media, Imana ari yimbwiye ngo ninze muri ibi bintu. Kuko nshobora kuza nkiyemera nanjye nambaye umubiri nk'abandi. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ucyambaye umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'utabarutse awikuyemo. Ndacyambaye uyu mubiri, fasha igihe mu ntambara. Ariko hamwe no gusenga Imana, nzi neza yuko Imana izamfasha, kuko ibi byose mbona ku bandi nanjye ndabibona, nkumva ndabigaye, nkanasenga ngo Mana gira icyo ukora kuri ibi bintu. Izi nzangano, ukugusebanya kuri mu bakozi bawe, ukuguterana amagambo, ukuguhimba ibinyoma, ukukwiyoberanya mu byawe, Mana gira icyo ukora. Nkabifatira igihe, nkasenga Imana, kandi Imana ikabana nanjye. Bityo rero ni ukuvuga ngo uravuze uti none bamwe rega banahinduka bamaze kubona amafaranga akabahindura. Ariko Pawulo hari ijambo yavuze, aravuga ngo niba ari ugusonza ndabizi, niba ari ukugira ibisaga cyangwa se ibisagutse ndabizi. Njyewe Imana yamamagaye ndi umucuruzi. Anyumva neza? Yamamagaye ndi umucuruzi. Ibintu birahomba neza, birayoyoka, bigera ku rugero rwo gusonza, tukamara gatatu njye n'umugore tutarya. Imana iri kunyigisha kugira ngo igihe nzabona ibyo kurya ntazihenura. Mu by'ukuri imyambaro yabaye ikibazo, tugira ubukene budasanzwe. Ibyo byose tubinyuramo kandi dukorera Imana. Mbonero no kubwira abantu, Imana izagutabara mu gihe cyayo. Yahaye Sara umwana kuko igihe cyari kigeze. Ihereza
hana umwana kuko igihe cyari kigeze icyakora mo natwe nibyo tugomba kugiramo uruhare Bibiliya iravuga ngo abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimugahweme iyo ubonye Imana itinze nawe ujya imbere y'Imana ukayibutsa ati Imana ibuka bya bintu wavuze dore mbayeho nawe n'ubu turi kuvugana ariko ndi mu masengesho y'iminsi 3 none se umuntu azaza anezezwe no kuza gutambutsa ubutumwa gusa udasenga buriya kuva ejo navuze ngo ejo ndatangira amasengesho ndayirirwamo sindarya uyu munsi nayiriwemo umva ntabwo ari uko nabuze icyo kurya uriya muntu namuhaye nababwiye ukuntu yasabye muhereza 5,000 mu by'ukuri yari afite ikibazo si uko nari mbuze kuba nagera kuri Nyirangarama ngo ngende njye kugura ibyo kurya ariko nibereye mu bihe byo gusenga n'ejo ndakomeje gusenga kuwa gatandatu ni ukuvuga ngo rero niba abantu bagabura iby'Imana bige no gusenga ubundi Yesu yabwiye abigishwa barababwira ngo nimubashije kuba maso n'akanya gato ya jambo rirakomeye mukozi w'Imana birakomeye arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya he mu moshya abantu benshi bari gufatwa na moshya kubwo kudasenga ukagenda nk'ubu Imana yarambwiye tugende ujye kuri social media ugende ubwire abantu ubutumwa bwiza kuko hari aho utazageza amaguru yawe hari aho utazageza ibirenge byawe ugende ubabwire bumve icyo mvugana nabo noneho rero mu by'ukuri Imana amaguru tsiri kuvugana nanjye noneho ngeze hano kuri social media noneho nangire koshywa ntangire kugabanya gusenga hari uherutse kumbwira turi hano twakora ibiganiro hamwe atariko Vedaste ko utabyibuha ko mbona rwose gucya ati reba runaka ukuntu abyibuye nabana ariko ubundi ndabyibuha nge ibihe byinshi mba nibereye mu bihe by'amasengesho ubwo rero iyo utakaje ibihe byo gusenga Satani arakwataka ukibuka waragiye mu moshya ukibuka warasambanye ukibuka waraje kuba umwesikoro tugwije n'abesikoro kuri social media baragwiriye cyane ugatangira guhimba indimu kabeje ngiravuze itavuze ubwo rero aburya ikintu nabonye iyo uzi ahantu sitara so iyo ugeze kuri dodani utwaye imodoka sinzi impamvu ibintu by'imodoka byakunze kuza buriya no kuri kureba ikabona nanjye nzayitwara ndumva nanjye ngiye kuzatunga imodoka ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo utwaye imodoka ukagera kuri dodani wari ufite umuvuduko ukomeza kuvuduka uragabanya umuriro mukeya niko bimeze ni ukuvuga ngo rero nanjye ninjiye muri ibi bintu ariko ntafite umuvuduko mwinshi cyane kuko ndabona harimo dodani iyo dodani rero intera kwitonda amen urakoze cyane mukozi w'Imana mu minsi yashize twabonye uhanura ku bya Theogene hanyuma umaze kubihanura abantu batanya gutera amabuye ngo nawe uraje uje kwigira ute mbese muri comment nabonye baguteye amabuye ariko nyuma yaho baza kukugarukira abonye Theogene afungura avuga ati hari wa mugabo yaraye mu mwuka w'Imana ese wewe bihanuye ndagira ngo dusoze turkwegeza ku musozi yo gusengera abantu ubihanuye bonye baguteye amabuye avuga ati nawe uraje kandi Imana yaguhagurukije yego yo Imana ibwenga Abraham ahaguruke baroti ntibabura bashaka kumubuza niyibwiye Nehemiya ngo niyubake inkike basani barati ntibabura wowe wabyibajijeho iki bonye uhanuye ubwirije ugahanura ugavuga ko Theogene azafungurwa wabyibajijeho iki bonye batanye gutera amabuye ntiwahise ucika intege ngo umve wabireka ntabwo nacika intege yego mu byo nakubwiye ngo njye ndi inararibonye yego buriya mbere yo kugira ngo mpaguruke njye kuri social media njyewe icya mbere nabaye muri korali mu muririmbyi intambara zo muri korali ndazizi yego urukumva njyewe nkimara guhabwa impano ko buriya mubona abantu ariko ntimubamuzi impano ziri muri bo ushobora kumbona ati Vedaste tumuzi nk'umuvugabutumwa tumuzi nk'umuhanuzi kuri izo mpano wenda ebyiri kuvuga ubutumwa guhanura ariko burya mu muntu haba harimo impano zitandukanye ni ukuvuga ngo rero Imana ikimara kumamagara mw'uyu murimo nagiye nkuriramo intambara zikomeye abanyeshyari bagahaguruka abahimba ibibi bagahaguruka ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo ubwo rero njya nkunda no kubibwira abantu uyu musaza uyoboye igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana imuhe umugisha mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana imuhe umugisha mwigiraho utuntu twinshi cyane
kandi ndongenda bivuze mwigiraho byinshi. Buriya hari ijambo yavuze aravuga ngo wowe kwirirwa uri gutukana utukana ati hoya ati umuntu nagutuka wifata igihe cyawe ujya gukurikirana ibyo gutukana byagutwara iki? Komeza intego yawe, komeza ibyo urimo, ubundi uriya muntu mwihorere. Ako kantu karamfashije. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo nanjye abantera amabuye si uko tutababona, turababona, ariko ibyo ntabwo bidutera gucogora. Reka mbonereho no gusomera ijambo kugira ngo nsobanurire aha hantu nifashishije iri jambo risayi n'Abatesalonike, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 3. Urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice byaho ni 3 umurongo wa 2. Haranditswe ngo Abatesalonike ba mbere ibice 3 umurongo wa 2, haranditswe ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abe ari we ubakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba, kuko ubwanyu muzi yuko aricyo twashyiriweho. Amen. Iri jambo ratubwiye ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abe ari ubakomeza no kubahugura mu byinshi gihe, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba, kuko ubwanyu muzi yuko aricyo twashyiriweho. Bibiliya iravuga ngo ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Ibi bintu tugomba no kubibabarizwa. Uretse n'ibyo tugira n'amahirwe tukabona n'abatugurira icyayi, ariko niduhera ku birenge by'abatubanjirije no kwicwa baricwaga. Ubwo rero ibyo si igitangaza, kudutera amabuye ntabwo biduca intege, turakomeje. Ubwo abandi babiretse twe turakomeje. Ukiri aho ngaho wenda tunegerekeza ku musozo. Ese wowe ubonye wabihanuye hanure Theogene ukabona watangiye gutera amabuye, wenda wagize ubwo vuga ati bidasohoye? Buriya manurira Theogene nari maze iminsi 2 ku musozi wa Kanyarira. Ntabwo nabivuze, navuze ngo ni ku musozi, ariko ngewe naragiye nigira ikanyarira, ndagenda nihererana n'Imana ahantu ndasenga, n'abandi Imana ashaka kuva ku uyu musozi mbonye amakuru. Ari nijoro Imana inzanira iyerekwa bwenda gucya. Buriya iyo Imana ivuganye nanjye ikama amakuru, Imana numva kwivuganye nanjye. Imana imaze kuma amakuru inyeretse Theogene ari kubabazwa kanya gato cyane, ariko agahita ava muri gereza. Ubwo ngubwo nahise mvuga nti kabiri maze ku uyu musozi karahagije, Imana ivuganye nanjye, kuko hari n'ubundi butumwa butandukanye yari impaye. Ubwo natashye mfite amakuru yizewe yuko Theogene agiye kuva muri gereza. Amen. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana twabanye, Imana ikumpera umugisha. Turanezerewe kandi navuga ngo nakagaruka uzagaruke, icyo tuzagushakira uzagaruka kuri Yesu Niwe Nzira TV. Hanyuma aba bantu wabasabira iki ku Mana, kugira abantu baruhijwe n'imitwaro, abantu baruhijwe n'imitwaro kuvuga abandi, kurogesha abandi amagambo, wabasabira iki ku Mana ubundi twinjiza mu gusenga unatange nimero zawe? Buriya njewe ntabwo Yesu niwe wavuze ngo byanditswe mu mategeko ya Mose ngo umuntu naguca urutoki nawe umuca urundi, nagukura mu ijisho nawe umukure mu irindi. Ariko ni mu mategeko ya Mose. Ngewe rero nje ukuntu gutandukanye nuko abandi. Ni ukuvuga ngo aba bantu tubasabira twinginga Imana kugira ngo nibura umwuka wera bagenderere, mu by'ukuri bamenye neza yuko inzira barimo ari ibajyana kurimbuka. Nibura nibabona yuko bari mu nzira yo kurimbuka, baca bugufi bapfukame basaba Imana imbabazi, kandi Imana irabababarira. Ni inyembabazi, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Kubona umukozi w'Imana ubonye ukavuga ati ngiye kumutera amabuye, oya, ntabwo ari byo.
Imana izabiguhanira. Bibiliya iravuga ngo n'ijambo ryose ry'ipfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Niyo mpamvu njyewe umbona kuri social media anandukanye n'abandi bose. Hari amerutse kujya kuvuga ubutumwa kuri canimwe, numva umuntu arambwiye ati rero umukozi w'Imana ati nshaka yuko nubundi ugiye kuvuga ariko ukavuga ibi. Ndavuga ni njyewe ntabwo iyo ndi imbere ya kamera ntabwo nje nivugisha, afite umwuka w'Imana unyobora. Umwuka ushobora no kumbwira ngo vuga ibi nibi nkumva umwuka aranyangiye. Kizuba ngo abantu baza ariko babwiye ibyo bibaza niko bimeze. Ubu ushobora no kumbwira ngo vuga ibi nkumva umwuka arambwiye ati no ntibishoboka. Niko bimeze. Ubwo rero abo bantu bari mu iyo nzira yo kurimbuka bihane, Imana ibabarire, kandi n'abantu babeshyewe nabo bihangane, kuko mu by'ukuri nuhagarara imbere ya Stefano ngo ngiye ngo barambeshyeye ngo birangusha. Stefano baramuciye igihanga, baramuteye amabuye, ariko agapfa ari kubwira, ari gusabira ba bantu umugisha ngo ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Ubwo urukumva iyo ngingo izakurengera, nawe urasabwa kwihangana. Kandi ikindi burya hari ishyano, Bibiliya iravuga ngo azabona ishyano ushyira igisitaza imbere ya mwene se cyangwa se ya mugenzi we. Ariko nanone nugushwa na kiriya gisitaza azanabona ishyano, kuko nanone ubu se umva buriya ni ukuvuga ngo umuntu yaje akubwira ati ibi bintu urimo bivemo, nawe ati ndabivamo. Imana yabigushyizemo, uyiburiye icyizere. Ibihumuriza by'Imana bikubereye biki? Amagambo wabwiwe nayo ntiyakunyuze. Isezerano wahawe n'Imana ntabwo rikunyura. Ihangane, kandi nyuma yo kwihangana Imana izashyiraho finali y'ikibazo cyawe, ikurenganure, ndetse na babandi bagusebyaga bamenye ko uri umuntu w'Imana. Imana igumugisha. Ni Yesu Niwe Nzira TV. Kora subscribe akaniko kanyuye kugira ngo uyikore, share, comment, like, sangiza abandi. Nakagaruka Shalom. Hanyuma reka tumusabe atange nimero. Nari mfashijwe. Murakoze cyane. Gufashwa ni byiza cyane. Nimero ya telefoni ni 078 5452 369. Iyo nimero nkunze kuyisobanuraho cyane kuko niyo nakoreshaga kuri WhatsApp. 0785452 Ariko muri iyi minsi iyo WhatsApp iza kugira ikibazo, sinzi uko byagenze hariya muri Google. Ubwo rero none kuri WhatsApp wambonera kuri 073 2 0 8 0 8 073 200 murakoze cyane. Ujye usengera abantu cyangwa ntabwo byemeye kubasengera? Turabasengera rwose, ukabagira n'inama. Hanyuma ushaka kumugira inama, ushaka kumugisha inama uyu muntu w'Imana, amagara kuri izo nimero ushaka kuvugana nawe, ushaka gusengera. Hanyuma ugize niyerekwa, akagira ikintu wamwerekwaho cyo kumukorera, wagikora ko ntaga gusabye, ninjye ubyivugiye. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Tugiye guguha akanya usengera abantu bari badukurikiranye, usengera n'abari abantu Satani ari gukoresha, ari gutwaza igitugu kugira ngo imbaraga z'Imana zimumanukire. Ni karibu no gusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro n'ikibi cyawe turagushimye, mwami w'abami. Erega urakomeye, wageze mu matungo, Yesu Kristo, uwo mwana w'intama w'Imana. Ugera mu nyamaswa, uba intare yo mu muryango wa Yuda. Amina. Wageze Jesito faya mingi sikaya Jesito tayine. Uragenda ugeze ku bimera, ku biti witwa umuzabibu, natwe uduhindura amashami yawo. Haleluya. Uyu mwanya turasenze ngo uvomerere amashami yawe. Mwami, amashami yawe ni twebwe abizera izina ryawe. Kandi iki kiganiro abagiye kugikurikirana, icyambere dusengeye harimo abarwayi, harimo abafite ibigeragezo, harimo abafite ibibazo byananiranye, harimo abafite intambara zabagushije ndetse bamwe basubira inyuma. Ariko turasenza mu izina rya Yesu Kristo, aba basubiye inyuma baha imbaraga, Mwuka Wera yongera abakanguza ibimenyetso, kuko ijambo ryawe rishaka gusohora vuba. Kandi ni ukuri turabona yuko Yesu aza vuba. Nyemerera uyu mwanya, Mwami, dusengera abagiye gukurikirana iki kiganiro,
icyubahiro. Turasengera aba bantu mwami Imana Satani ari guhindura ibikoresho bakagenda basebanya bakagenda n'ubundi bahimba ibinyoma. Aba bantu bagenderere mwami ubahe kwihana kandi nibihana nawe ubababarire mu izina rya Yesu Kristo. Tuzaraganwe nabo ubugingo buhoraho. Ari abakomerekejwe nabo ubomora ibikomere kuko ijambo ryawe riravuga ngo ni njye wagukomerekeje kandi nanjye uzakomora. Wemeye ko bakomereka turabasengeye mwami kugira ngo ubomore mu izina rya Yesu Kristo. Girira neza abantu bawe abari mu Rwanda, turabasengeye mu bihugu bya Afurika, abari muri Amerika, bari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Aziya, Oceania, abo bose turabasengeye mu izina rya Yesu. Ngaho bagirire neza, kuboko kwa kwiza kubane n'abantu waremye. Reka mwami dusabire umugisha abagiye gukurikirana iki kiganiro, dusabire umugisha mwami Yesu Kristo iyi channel kugira ngo uyagure, uyizamure, uyimenyekanishe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. Urakoze, turagushimye. Ngaho ubuntu bwawe, imbabazi zawe, gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom, nakagaruka. Ciao, ciao, ciao.